Yesu ashimwe bakristo bavandimwe nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Muri aka kanya iyi ni ya video nababwiye ko ndashaka kubereka rya microchip ko barimo bashira muri pass covid. Murebe rero uyu muganga arimo aratera ya microchip, hanyuma barimo baravuga yuko barimo barakora cyane kugira ngo bayinjize muri bayiconnecte na telefoni. Hanyuma iyi ni entreprise yitwa Epicenter. Muyishake kuri internet murayibona, murareba ukuntu rero irimo irakora promotion mu bindi bihugu ijyanayo iyi microchip. Barimo kuvuga yuko barimo barakora cyane kugira ngo iyi microchip batangire bayinjizemo pass covid. Nibyo barimo barakora cyane ku buryo ko mbibona iyi ntambara ni agakingirizo kugira ngo ibi bintu nibashobora kugira icyo bageraho cyangwa nibidashoboka tuzajya kumara iminsi dusange za pass covid z'ibipapuro byose muri Suecia niwe urimo gupromotion. Bati bizadufasha kumenya yuko umuntu yabonye urukingo. Or a very versatile technology that can be used for many to have a COVID passport always accessible on your implant. Muri Suecia imaze kugira mu kiganza abantu 6,000 ngo barimo kuyikoresha bafungura inzugi, bakayikoresha bajya mu masoko, bakayikoresha bafungura imodoka zabo. Urabona ukuntu barimo barayikoresha bafungura inzugi, gufata tren bari kwishurana nabo bashizemo ama account yabo yo muri banke, byose bashizemo, byose birimo birakora neza kuryo bavuga bati iyi ni technology. Kera umuntu yarabyumvaga ukagira ngo nukubesha, ukagira ngo ni bihimbano, ariko noneho irebere nawe n'amaso yawe neza cyane wirebera. Iyi yageze muri Argentine, entreprise muri Argentina yatangiye guproduisa gukora microchip. Uyu ni umudirecteur wayo, yitwa Marcelo Trejo. Muraza kumwumvaho gatoya aharimo yivugira nyine ati ni nziza cyane rwose, ati twatangiye kuyikora, ati zajya mu kiganza cy'umuntu, ati reka kandi ati turihuta cyane, turimo turakora cyane kugira ngo tuyishiremo passport covid, hanyuma ibyangombwa byose by'umuntu bijyemo. Hanyuma aravuga ati rwose ati ni nka ka computer gatoya umuntu aba yambaye, ati umuntu ntabwo aba akeneye rwose kugira ngo ajyane ikindi kintu hejuru. Aka ka computer gatoya rero karahagije. Nibuka rero ijambo ry'Imana uko rivuga, ndavuga nti Imana yo mu ijuru, ibihe birageze, ibihe birarangiye. Ndavuga nti Imana idufashe rwose abantu batemera. Ye baba we narize nanone ndavuga nti baratubeshe kubona bavuga ngo urukingo nta ruhuriye n'iyi microchip. Muri aka kanya nta nubwo bategereje ngo hamare n'amezi cyangwa umwaka, batangiye kurushira muri microchip. Impamvu rero ngiyi nuko abantu benshi bakoze passport covid za fake, barazikoze z'ibipapuro, barazempirima, bashiraho amafoto, baraziskana neza, bashiraho codigo QR, bashira. None ubu rero iyi microchip igiye kujya mu kiganza cy'abantu, nta muntu uzashobora kuyikora iri fake. Nta muntu uzashobora kuyikora iri fake kuko izaba. Uyu rero ni promoter w'iyi entreprise ya NFC. NFC ni technology ya yindi yo muri Suecia. Muyirebe kuri internet irahari, murebe ibyo ikora na gahunda ifite. Rero ukuntu bamaze kuyishira muri telefoni. Ejo bundi twari turi kwerekana codigo QR muri za aeroport, tukerekana tukumva tumeze neza, tukabona ari technology imeze neza. Ariko byarangiye rero ya microchip, byandi ijambo ry'Imana ryavuze mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Ngiyo iraje barimo barategura nyinshi, entreprise zirimo zirazikora. Ejo baravuga bati passport covid tuyivanyeho, ariko tugiye gushira igiye papuro ivuyeho, uzayemera azayambara mu mubiri, atazayambara mu mubiri. Rero uyu mukobwa urabona ukuntu rwose anezerewe cyane, urabona ukuntu uyu musore rwose ashimishwe no gufunguza urugi ikiganza cye. Urabona ikibazo rero nuko abantu bagiye guta uburenganzira bwabo, liberté no gushaka gutekereza.
inabonye ukuntu rero bari gukora connection na cerveau bitanibuka aba bantu barimo bagwa abenshi bagwa batanatatse bagapfa abantu barimo baravuga ati bari kuba deconnecta kuko ntabwo ushobora umuntu agapfa atanatatse n'ahariwe reba rero ukuntu ikiganza kirimo kiratanga urumuri wahabonye neza ukuntu bamaze kugashiramo ako kantu karimo gutanga urumuri ku buryo neza ubona umuntu afite urumuri mu kiganza como Bill Gates, Mark ndebera rero Zuckerberg abo y nibo Elon Musk. babirimo bazi ko barimo barafasha El presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, predijo que las empresas de Big na Tech Bill Gates perseguirán cada bariteranyirije vez rero más los micro. bariteranyirije haleluya bariteranyije baravuga bati reka tugire vuba reka twirukanse ibintu reka tugire ibyo dukora turangize kuko nta gihe cyinshi bafite kandi nibyo koko nta gihe cyinshi bafite kuko Yesu aje